Sheri sasa ikibazo nshaka kubaza. Yego. Ngira indirimbo yanjye nakoze bwa mbere. Ndi kurapa izina ryawe niba uryibuka. Nubisanga uyibuka. Unayindirimbira. Ndi mu ishyamba ndi mu rugamba ndimo ndashaka kwambika ikamba ndimo ndashaka kwimara icyaka maranye imyaka cya muzika. Ndimo ndashaka kwiyubaka. Nkora amateka ya muzika. Ndimo ndashaka kwiyubaka. Nkora amateka ya muzika. Sawa. Chris. Yes. Sheri wawe ntabwo umuca inyuma. Si ko hari amakuru mfite yuko ngo ufite umupfumu. Uko nibyo ufite umupfumu rero muri mushiti wawe ni Irene wabizanye ibyo bintu niwe wabimbashije niwe kujya sawa indirimbo zawe donc iyo nakunze muri si twagiye yego indirimbo nakunze mu ndirimbo zawe yashimishije nkumva inkozi ku mutima sana ni indirimbo yitwa Inana. Sawa. Sasa turirimbire nondo. Turirimbire. Ngufashe cyangwa uririmba nawe? Uramfasha. Okay, twagiye. Inana ese waje tugakina iby'abana. Teto. Ufasha nanjye ndi Inana. What? Inyanga. Why you do me that? Inana. Ese waje tugakina iby'abana. Teto. Fasha nanjye ndi Inana. Inyanga. Why you do me that? Sawa. So, Sheri? Yes. Hari ikibazo nshaka kukubaza. Donc mu bintu wakundaga kuva mu bwana bwawe by'ibiribwa. Harimo ifunguro wakundaga ariyo amandazi. Amandazi warayakundaga pe cyane ku buryo yatabonekaga ngo byabaga ari ibibazo bikomeye sibyo ko mbona sinjya ngera ahangaha iwawe ngo nsange mwateguye ibyo mwateguye wenda bya mu gitondo wenda muri nta mandazi nkibonamo iki cyatumye utagikunda amandazi byagenze gute ko birantungura rero amandazi amandazi koko ntago nyakunda cyane ariko siko ntayakunda ahubwo ikintu cyambayeho ni kimwe urabizi ko amandazi ya nyine nakundaga izikaze twayikoreraga rero kuva kiragiye ubu ngubu bebeni nawe mbishinja kwanza nta hantu nkibona irindazi riryoshye nabuze amandazi aryoshye ku buryo kumva nyine yuko nyeshaka apeti yayo nagiye nyarya kambihira navuga ni kambenyeretse ariko ngize aho ndibona riryoshye utwo kwanyirangara amandazi products ko buriye ko ariko iyo ngize aho nyambona riryoshye ndarirya kabisa ikindi kibazo nshaka kubaza kandi uburyo mbibazamo neza yego kamubaze ni iki cyatumye kuko ndabyibuka ko njye gutangira umuziki ari imbogamizi nyinshi zari zihari yaba mu buzima n'iki ubuzima twari tuvuyemo hari abafamiliye bari bakomereye n'abati umwana agiye mu itabi agiye mu rumogi agiye kubikiraro abyibuka byose baranabimbwira mbese njye nibaza ni nicyo nshaka no kukubaza ni izihe imbaraga wazikuye hehe zatumye uvuga uti uyu mwana reka mureka ajye mu muziki ukama icyo cyizere nyine izo mbaraga wazikuye zo kwirengagiza ibyo byose bavugaga ukirengagiza ubuzima uko bwari bumeze ukavuga uti reka muhe uburenganzira mufashe ajye mu muziki izo mbaraga wazikuyeho bitewe n'iki izo mbaraga rero ahantu zavuye byari bikomeye kuko amashuri yari menshi muri famiye yanjye bambwira bati umwana wawe najya mu muziki aracyari muto umwana cyane ese urabona ufite icyizere cyuko umwana azakora neza akagira uburere akagira discipline akiga ibintu nk'ibyo ayo majwi yangiragaho cyane kenshi ariko imbaraga hano zavuye ku gihe kimwe twigeze gutembera icyo gihe hari kuri anniversaire yawe tujya kuri Muhazi na papa yarakiriho turagenda tugeze kuri Muhazi donc tubona ucuranga isahani turi ku meza numva birandenze muri isahani y'abandi noneho cyagiye kuri Muhazi nshaka kugucyaha ni bamwe no kumenya isahani y'abandi ngize gutya ngucyaha papa afata ukuboko arambwira ati no
ati nkubitira umwana ati isa ndayishyura ati kuko uyu mwana afite impano y'ubuhanzi. Icyo kintu rero icyambayemo kigenderaho ngira icyo cyizere ndavuga nti ibyo ari byo byose umwana wanjye impano papa yenyeretse akiri muto, icyo gihe waruje imyaka 2 uwo munsi impano papa yenyeretse akiri muto, kandi nanone imbaraga ziva uko hari igihe najyaga nza kugusura muri shambure nijoro waryamye kuko ntiwakundaga kwiyorosa, ntabwo wakundaga ibintu by'amakuvureri, ibintu bishyushye, twagushyiraga muri mustikeri gusa wenda n'umwenda w'ijoro wo kurarana, none nkajya nza kureba ko wenda mustikeri itakuvuye supaneti, naza nkasanga urimo urabyina kandi usinziriye, nkabona kugira gutya kubuja umwana biti. Ibyo rero byose nibyo byampaye imbaraga, ndavuga nti umwana koko umwana afite byakira gutyo. Ndashima Imana rero ko byagenze neza, ibyo nabonaga kuko byabaye impamo kandi warakoze umuntu w'umugabo sana. Okay, thank you so much. And niba ugiye kumbaza please, this is shiri wawe ntabwo umuca inyuma. Ntabwo umuca inyuma shiri wawe. Ntabwo nabikora. Cyangwa se ikibazo biragoye pe, ariko ntabwo ibyo nabikora. Ntabwo ari we muntu nyine nifuza kubaho cyangwa mba numva ko ngomba kubaho. Ntabwo mbikora kabisa. Ndabyizeye nanjye nizeye ko ubwo burere atari ubwawe. Yeah man. Mubaze? Yes. Okay. Ndagira ngo mubaze mu bwana bwanjye bwose. Ndi umwana ibihe byose uzi wibuka ndi umwana. Ni uruhe rwibutso navuga ngo rugushimisha kurusha ibindi bihe byari byo byose unzi ngewe ndi umwana nyine? Uruhe rwibutso rwiza mbese ukunda cyane? Okay. Hari byinshi nibuka mu bwana bwawe. Reka mpere ukivuka, uwo munsi wavutseho ariko tariki 27 z'ukwa kabiri. Umwaka wari kamwihorere. Bo icyo gihe uwo munsi wavutse unaniwe. Wavutse unaniwe kuko naje kugira ikibazo ngutwite, nanirwa donc ibyo bitaguhurwa. Sinzi nimba mubizi. Hari ukuntu umubyeyi atwita noneho ibyo kurya bikakunanira, kunywa bikanga, icyo ufashe ukakigarura. Ibyo bintu byambayeho ngutwite. Hanyuma uvutse uvukana inzara. Uvuka unaniwe ufite inzara kuko byigizo nyine uburi bigutunga mu nda. Uvuka unaniwe ufite inzara ikabije. Dr. wari wambyaje waronkoreye operation yahise agushyira akujyana muri pediatrie.